yaje bugubugu. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu cyangwa ikintu cyadukanye inkubiri, niho bagira bati yaje bugubugu. Wakomotse ku muganza witwaga bugubugu, yadutse i Buriza ahica rubanda wari warigize Rwankubebe ahagana mu mwaka w'1600. Uwo rubanda yari umutware w'iwabo mu Buriza atwara Ngiryi na Rutongo, akaba umukire bisesuye kandi mu muryango mugari. Ubukire bwe bwari bwaramusabitsemo urugomo rutavugwa, akiyenza ku baturanyi be. Abafite ibikingi akabiragirira, akohereza abana be n'abashumba bakaziturira inka mu bwatsi bakazihagarikira. Bene bwo bajya kuzikoma, abandi bakabakomera bati murakora inka za rubanda, bikabakorera ishyano. Ibi byose bakabivugishwa n'uko rubanda barusha amaboko n'urugomo. Nuko bibaho bityo. Bukeye abana n'abashumba be baraturutse bajya kuragira i Gasura mu Bwanacyambwe, mu gikingi cy'uwitwaga Fashaho. Bahageze inka baziziturira mu mubande barazihagarikira. Abashumba bafashaho baje kuzikoma, abazi rubanda barabakomera bati ntimwakura inka za rubanda bitavaho bibaviramo amakuba. Abashumba baranga bazirohamo barazikubita. Induru iba ndende bati inka za rubanda Abanyagasura bazimajije amahiri. Inkuru igeze kwa rubanda, Abanyangiryi bahurura ikubagahu batera i Gasura, mbese Buriza yose ivuna rubanda. Bageze i Gasura barahadugiriza bahahindura iheruheru, bituma kuva ubwo Uburiza bwose n'Ubwanacyambwe bitinya rubanda. Ibyo byose bikaba nk'amazi y'intare, ugiye kwegera ke abandi bakamutwama bati udahungabanya ibintu bya rubanda bikagukorera ishyano. Aho niho hakomotse ya mvugo ngo uramenye ntiwakura abana ba rubanda, ntukubite inka za rubanda, ntiwangize ibintu bya rubanda. Nka kwa kundi ababyeyi batinyisha abana iby'abandi, ni rubanda uwo nguwo n'amahane ye bendeyeho. Bibaho bishyize kera, umuganza witwaga bugubugu agishishiriza inka ze mu Buriza, ariko inka ze n'abagaragu be n'abandi baturanyi bamwisunze bavanga inka zabo ziragisha. Baraboneza n'i Buriza bacumbika i Masora. Bukeye inka zirahuka zirishije ntizahaga kuko ubwatsi bwari buke. Ubwo bugubugu akaba yasigaye ku icumbi. Abaho babwira abashumba bati ubwatsi busigaye Ngiryi kwa rubanda, ariko uretse n'inka nta n'inyoni yahimbira ngo ihatambe. Bakenesherezaho burira baracyura basanga bugubugu ku kiraro. Bamutekereza ibyo babonye n'icyo bumvise bati aho twaragiye nta bwatsi buhari, ni umukuna. Ahandi bavuga ni kuri Ngiryi mu gikingi cy'uwitwa rubanda, ariko ngo nta gikandagiramo. Bugubugu ati ese muremera ko inka zacu zicwa n'inzara kandi iwacu bazi ko twazigishije? Zadupfana ntibyatuviramo igihe mugikabije? Abandi bati ese twabigira dute? Bugubugu ati ese mukeka ko Abariza barusha Abaganza ubugabo? Ati ejo tuzahure, nibadukoma tuzarwana. Abandi baremera, umugambi bawuraraho. Mu gitondo inka bazibwiriza Ngiryi, baziziturira mu mubande wa rubanda. Zikigeramo Abanyangiryi bariyamira batangara bati mbega abantu bashira ubwoba, bariya batinyutse kwahura mu bwatsi bwa rubanda ni bantu ki? Ubwo impini y'abari bateraniye kwa rubanda irahomboka, basiganwa bajya gukoma inka za bugubugu. Bageze mu murwi, Abaganza babarohamo imyambi barabandurura. Rubanda byumvise arahurura. Bugubugu amurabutswe yuhanya n'impirita bakana umuheto w'inkubiri, ashyiramo umwambi w'umukumba arinjiza ararekera amucishamo. Rubanda yikubita hasi batera uruwumi. Nuko induru ibimpamamunwa bati rubanda arapfuye. Abaganza bararwana barasizora. Abariza basumirijwe barahunga. Beguka ariko bamwe bishima bati reka bugubuga ducurire inkamba, kuko rubanda yari yarabarembeje. Abariza bivanga n'Abaganza basakiza kwa rubanda, ibisahurwa birasahurwa, ibisigaye baratwika. Kuva ubwo batangira kogeza bugubugu abarwamwa, kuko yishe rubanda wari warigize Rwankubebe. Abagore bajya gukangisha umwana wigize Sicyori bati wapfa yaje bugubugu. Uko ibihe biha ibindi, kuza bugubugu bihinduka kwadukana inkubiri ikambura ireme muri nyiraryo.